Mu gice cya gatatu duheruka mama wa Fisi wikundira Beatrice yumva ndetse ari wamubera umukazana kuko uko Fisi ashaka undi mukobwa uwo ari we wese utari Beatrice. Igice cya kane noneho Fisi yari akeneye gusobanurira Mary impamvu atabonetse nk'uko bari babyumvikanye ko yari yagiye guhagarara se mu bijyanye n'akazi. Mary n'umubaro mwinshi ati ntabwo mbyumva, wimbwira ubusa, nibura ntuntamamagare dore baye ubwa kabiri, buri gihe ngo wari uri kumwe na mama wawe ubundi mwazashyingiranwa. Fisi ati mukunzi mbabarira nuko ntibizongera ukundi, ihangane nyumve ndagusabye. Mary ati ntibizongera gute koko, kukwizera we biragoye cyane, n'ikindi gihe niko byazagenda, reka gukomeza kumbwira ibidashoboka no kuvuga inkuru zo kunkura gusa umbeshya beshya. Fisi se yegera Mary gake gake, tisha ikiganza cye cy'iburyo icya Mary cy'ibumoso ati nyumva rukundo rwanjye, babara sinzongera nyizera none. Yise amwereka ibyo yari yamuguriye ku isabukuru ye. Fisi afite igikarito harimo akantu k'agakarito gato. Fisi akomeza kwinginga Mary ati nukuri ndakuzirikana kandi nagukunda cyane, ndetse yari yiyoroheje bya cyane. None afata k'agakarito kasaga umukara aragafungura akoramo agashanete kari keza cyane gakozwe mu muringa. Yongeye kugenda amwegera agafashe mu ntoki, ashyira ibiganza bye ku ijosi rya Mary ahita amwambika, ahita amwongorera ati karakubereye cyane mukunzi. Yise afata telefone ye ayihereza Mary ngo yireberemo ako gashanete kamubereye. Mary arabyemera ariko kamubereye. Mary ati Fisi wakoze cyane ndabona ari keza. Akomeje ako gashanete Mary yakambaye, ibyishimo byatangiye kugaruka. Umubaro wa Mary yari afite usa naho wagabanutse, yatangiye kwishima. Yari yatangiye kwigarura no kwishima, yumva ko ari mu maboko ya Fisi. Barohebera biratinda. Gusa kuri Mary yumvaga iby'isabukuru ye bitararangira, nubwo bari bameze nk'aho ariyo bari barimo. Ku ruhande rwa mama Fisi na Beatrice, mama Fisi yari akiri kunoza neza umupangu we wo guhuza Beatrice na Fisi, yifuza kubabona bari kumwe. Beatrice yari ari hafi kuza kubasura. Beatrice yari umukobwa wirabura unanutsemo kandi mwiza cyane, yari afite inyinya nziza ku buryo yamwenyuraga byarangazaga abahungu. Gusa ntiyigeze yishimira abahungu bose yahuye nabo, yewe no mu Bwongereza aho yari yaragiye kwiga nta n'umwe yigeze yumva ko bahuza ngo bikunde. Beatrice yari yarize ibijyanye n'amategeko mpuzamahanga, ndetse yari umukobwa wari uzwiho kwigirira icyizere cyane mu byo yavugaga n'ibyo yakoraga byose. Mbese yari isobanuro cy'ubwiza n'ubwenge. Ese Fisi yashoboraga ko umuhungu we Beatrice yashakaga? Ese ubundi Fisi yari kubyemera ko icyifuzo cya mama we cy'uko yashyingiranwa na Beatrice gishyirwa mu bikorwa? Tugarutse kuri Mary na Fisi, Fisi yahise ajya gutembereza Mary. Kuri Mary yumvaga asa n'uwigereye mu ijuru, ndetse batembereye ari babiri gusa nk'uko Fisi yari yarabimusezeranyije mbere yuko bategura umunsi w'isabukuru y'amavuko ya Mary. Ku kagoroba bari hafi gusoza urugendo rwabo, bari bicaye ahantu barimo biganirira babwirana amagambo meza y'urukundo. Fisi ati njye sinibona ntari kumwe nawe, ni wowe igisobanuro cy'ahazaza hanjye, nkazajya nkwirebera wowe wenyine, apana inshuti zanjye, akazi se, umuryango, mama se, oya ahubwo we mukunzi nkunda cyane. Ubwo baganaga ibyo byose bafatanya ibiganza ku bindi, ndetse Mary yegamye ku rutugu rwa Fisi. Fisi akomeza ati ndashaka ngo umenye ko urukundo ngukunda ari ikintu rwageranwa narwo kuri iyi si. Niwe nkunda kandi niwe uzambera umugore, si mama nk'uko wari ubinyurira. Mary ati ndagukunda cyane Rukundo, ikibazo ni uko mba ntekereza ko imyanzuro yose mama wawe yagufatira ntacyo wayihinduraho, cyakoze umaze gukura ibyiza aho katurekeraho tutabeshya ibintu byacu. Rero ndirimba ka karimbo wari wansezeranyije mukunzi. Ese namubaza ati sinzi ko ndi bubishobore neza, gusa ndagerageza. Amuririmba indirimbo yitwa Speechless ya Michael Jackson, indirimbo nziza cyane ikurura amarangamutima ya buri wese. Fisi yaririmbye neza mu ijwi rye ryihariye. Mary ati indirimbo ni nziza cyane. Ibyo bivugaga ari nako yegeze umunwa we ku wa Fisi ashaka kumusoma. Telefone ya Fisi barasonnye, ari mama wamuhamagaye. Yatekerezaga ko Fisi atarifite telefone dore ko bari batwawe n'urukundo. Gusa Fisi asabye uburenganzira Mary ngo yitabe umuhamagaye. Ati ni mama umuhamagaye kamwitabe. Mary yahise abona ko kugeza ubwo Fisi atakwinjiza mama we, ahubwo ko akimwemera kumugenzura muri byose. Tuzakomeza igice cya 5. Kora subscribe na sharing. Hirwa SMTS. Murakoze.